Muraho neza mumeze mute abatuye hirya no hino, hari abatuye mu bihugu byo hanze muri Amerika, Australia, mwaramutse mute, abo turi kumwe hano muri Afrika mwiriwe mute, mbanje kubasuhuza ko bitameze neza mwihangane. Rero ni Uwase official ugarutse. Hari ndicaye ndiyumvira numva hari topic nifuza ko twaganiraho, hanyuma mukaza kunyandikira muri comment uko mubyumva. Comment zanyu ziranezeza cyane. Ubu ngubu topic nifuza ko twaganira ni topic y'abantu bari muri fiançailles. Abantu bari muri fiançailles, abantu bitegura kurushinga, abantu bafite inzozi zo kuzabana. Noneho rero ubu ngubu tugiye kwibanda ku bibazo ushobora kubaza copine wawe cyangwa se ushobora kubaza cope wawe. Ariko ahanini turibanda ku mukobwa, ku ruhande rw'umukobwa, ku side y'umukobwa. Tugiye kuba ibibazo umukobwa ashobora kuba yabaza cope we kugira ngo amenye neza relation yabo uko ihagaze, kugira ngo amenye neza ishusho urukundo rwabo ruhagazemo. Ikibazo cya mbere numva umukobwa ashobora kubaza umusore ni ukumubaza uti se ni iki wankundiye, kubera icyo nkunda. Ubwo rero bitewe n'igisubizo cope wawe aba aguhaye, ni wowe ushobora kumenya ishusho y'igisubizo akubwiye. Ushobora kumubaza uti se kubera icyo nkunda, wankundiye iki? Ashobora kubwira uti se nakunze ukuntu useka, nakunze imiterere yawe, nakunze ukuntu uganira, nakunze, mbega nyine akakubwira gutyo. Ashobora uruhande rumwe kuri side imwe ashobora kukubwira gutyo, urundi ruhande ashobora kukubwira uti nakunze ibitekerezo byawe, nakunze uburyo uganira, nakunze ingano y'ibitekerezo byawe, uburyo uvuga, uburyo tuganira nkumva ufite inama nzima, ibitekerezo bizima, uburyo ukora activity zawe. Nakunze ikikurimo kiri imbere, nakunze umutima mwiza ugira, numva wazambera mama w'abana, numva wazambera umufasha w'ibihe byose. Kuri iyo side aramutse akubwiye gutyo, akakubwira uti nakunze ibitekerezo byawe, mbega nyine kuri iyo side ya nyuma mvuze, akakubwira gutyo, menya ko urukundo rwanyu rufite intego nzima. Ariko muganiriye akakubwira uti ngewe nakunze ukuntu useka, nakunze ukuntu uteye, nakunze ukuntu, akibagirwamo ikintu kizima cy'ingenzi cyerekeranye no kuba wenda yashima imitekerereze yawe, cyerekeranye n'uko yaba hari ikintu kiri imbere kikurimo indani cy'agaciro, kuko ikikurimo indani nicyo gifite agaciro cyane kurenza iyi visage y'inyuma. Rero aramutse akubwiye ibyo bindi, ukamenya yuko fiançailles yanyu, urukundo rwanyu rufite intego, rufite imbere cyane. Ikindi cya kabiri ugomba kubaza cope wawe, mubaza uti se urabona intego yacu mu rukundo, intego ufite ku rukundo rwacu ni intego yihe? Bitewe n'ukuntu ashobora kugusubiza, ushobora kumva ugategera ukahita umenya
icyo ukahita umenya uko urukundo rwanyu ruhagaze, ndetse ukanamenya niba ari intego koko ifite imbaraga. Ashobora kukubwira uti njyewe intego mfite ni uko maze kukubonamo ububasha bungana gutya na gutya, hari ububasha bugendanye n'imikorere yawe, hari ububasha bugendanye n'imitekerereze yawe, uburyo mbega ikikurimo iyo gisohotse ari kizima kigira agaciro cyane, kigira n'imbaraga kandi kivamo umusaruro mwiza kurenza. Ariko iyo kikurimo ari kibi kigira nanone isura mbi. Rero umuntu ntabwo ashobora kwifata ngo agire intego kuri wowe, ashobora kuba wenda muri we ashobora kuba agufiteho intego runaka bitewe n'ukuntu amaze kukubona, akumva wazamubera umubyeyi w'abana, akumva wazamufasha, wazamubera umujyanama wa hafi, wazamubera umuntu wa hafi, ndetse akumva wenda intego afite nta bicantege byinshi bimwe na bimwe bishobora kugera muri relation yanyu ngo bimuce intege. Rero iyo umuntu afite intego ahura n'ibintu byinshi bitandukanye, ahura kuri side imwe, ahura n'ibimuca intege kuri kope we, hari abamuvuga ibitari byo, ariko kwa ko amufiteho intego nzima kandi kwa ko yamubonyemo ikintu kizima, urukundo rwabo akabasha gukomeza kurisigasira. Ikindi cya gatatu ugomba kumenya, banza fiancé igomba kurangwa no kuganira. Rero iyo uri kuganira na kope wawe, mukagirana ibiganiro byiza, ibiganiro biratandukanye muri fiançailles. Abantu bose ntibatwara fiançailles zabo kimwe. Hari abahurira mu tubari, hari abahurira mu tubyiniro, ugasanga aragukorinze kuri fone ati duhurira aha n'aha, dusangire, tujye mu kabyiniro. Hari abaganira ibintu byinshi by'imiryamanire mu buriri, hakaba n'abandi baganira ibintu byubaka. Rero ugasanga wenda muganiriye ku kintu, muraganira ntimuganira ibintu byubaka. Icyo ngicyo mugomba kugikosora, mukajya muganira, urabona urukundo rwacu imbere rumeze gute, urabona ari iki tugomba gukosora, urabona mbega mukaganira ibintu byubaka, apana kuganira ibintu byo kuvuga ngo ngwino turyamane, unsuye ryari, ibiki n'ibiki. Urukundo nk'urwo nta ntego rugira, kandi niyo igihe kigeze mukabana nk'umugabo n'umugore, kubera yuko mutagize ibiganiro byiza muri fiançailles yanyu, kuko fiançailles ni ijuru. Fiançailles nziza ni nka base ikiri hasi, mbega ni nka fondation y'urugo rwanyu. Ibyo muganira muri fiançailles ko mutwara urukundo rwanyu muri fiançailles, iyo mwarutwaye neza bigira ingaruka nziza mu rugo rwanyu. Rero impamvu mvuze icyo kintu, ugomba no kumenya ese nuko avukana n'abana bangahe, afite ababyeyi, ese afite umubano ungana uti, umeze uti imbere y'ababyeyi be ndetse n'imbere y'abavandimwe be, babanye gute, ni abantu bahuza ku kihe kigero. Ese iyi famiye ejo n'ejo bundi nimbabera umukazana, mbega bazamfata uti, ni abantu bafite umuco umeze uti. Rero biba byiza iyo uganiriye na kope wawe, mukaganira cyane muri relation yanyu, ariko nanone mukaganira cyane ku mibanire y'iwabo n'abavandimwe be cyangwa se n'ababyeyi be.
mbega ukamenya uko abanye na famiye ye, ukamenya niba hatarimo n'utuntu turanga iyo famiye wenda tuzakubangamira mu gihe mwabanye. Banza ufate amakuru neza aho umutware wa aho fiancé wawe avuka. Ikindi wamubaza, ikindi ushobora kubaza kope wawe, ushobora kumubaza ubundi ku busanzwe tuzi ko mu kigendanye na fiançailles ni gake cyane bajya bavuga ngo ntazibanya zidakomanya amahembe, ariko ntabwo ibihe byose mwabamo mwakomeza kuba mu bihe bya sheri shushu, kandi ntabwo mwakomeza kuba mu bihe bibanejeje. Hari igihe mushwana, hari igihe mwiyunga, ntabwo wagira na fiançailles n'umuntu ngo mubura akantu mushwanaho. Ikindi rero ushobora kumubaza ukamubaza uti se ni igiki nshobora gukora ukanzinukwa burundu, ni irihe kosa nshobora gukora ukanyanga ku buryo wumva ko relation yacu relation yacu yakatika. Ni igiki rero? Bitewe n'igisubizo aguhaye, ushobora gutegera ukumva ibyo akubwiye, bityo rero igisubizo aguhaye ukumva niba ari ibintu wumvise neza, wakumva nyine ibintu avuze bitewe n'ibyo avuze ukazirinda ikintu cyatuma mutandukana, ikintu cyatuma urukundo rwanyu ruhagarara. Ikindi ushobora kumubaza uti se muri wowe bitewe na relation yacu wumva ukeneye iki, wumva ukeneye ko urugo rwawe ruzaba rufite iyihe shusho, wumva ukeneye ko umufasha wawe azaba ari umuntu umeze gute mu rugo rwawe, mu rugo rwacu. Deja uhita uvuga urwacu, ntabwo uvuga ngo urwiwe, kuko urugo ni urw'umugabo n'umugore, sorry. Uhita umubaza uti se ni iki wumva ishusho ukeneye mu rugo rwacu ari ishusho imeze gute. Ashobora kuba ukamubaza kuri side yawe, ukamubaza no ku ruhande rw'abana. Ese abana tuzabyara wumva baba ari abana bameze gute, mbega bafite imico imeze ute, wumva batozwa gute, wumva mbega twabahereza umuco umeze ute, mbega mukaganira. Ashobora kukubwira uti ngiye nkunda umugore umeze gutya na gutya, umugore ugira isuku nyinshi, bibaho. Nkunda umugore, ishusho nifuza mu rugo rwanjye nkeneye ko izaba ari ishusho nziza, azaba ari umugore, ndifuza urugo rw'isuku, ndifuza umugore w'isuku, nkeneye ko abana banjye bazaba ari abana bari smart mu buryo bujyanye n'ikinyabupfura, mu buryo bujyanye na discipline. Ndifuza urugo rufite discipline, kandi nkeneye ko ruzaba ari urugo rushyize hamwe, nkeneye ko ruzaba ari urugo rujya inama, nkeneye ko ari urugo ruzaba rumeze gutya na gutya. Iyo niyo shusho nkeneye mu rugo rwanjye. Nkeneye ishusho nziza, nkeneye umugore uzankundira iwacu, nkeneye umugore uzanyubaha, nkeneye mbega akakubwira ishusho y'urugo rwanyu uko yifuza ko ruzaba rumeze. Icyo ngicyo iyo akikubwiye umenya uko muzabana, umenya uko uzinjira muri urwo rugo, ibyo uzubahiriza. Nababwiye ngo fiançailles iyo uganiriye na kope wawe neza cyangwa kopine wawe neza muri fiançailles, kuko fiançailles niho urugo rwa mbere, niho urugo mbega base fondation itangirira. Iyo mwaganiriye neza biba ari byiza cyane,
birafasha kuko bituma mbega nyine bituma mugira urugo rwiza. Njye ntekereza ko n'abantu bakora ama divorce nyinshi ziba ni uko haba hatarabayeho kuganira k'umugore ndetse n'umugabo, kuganira k'umukunzi wawe haba harabuze ibiganiro bizima, ahubwo mugahekera mu biganiro bidafite umurongo. Rero iyo amaze kukubwira gutyo ukuramo igisubizo cyiza. Ikindi wamubaza, ushobora kumubaza ukamubwira uti se biterwa n'amazina mwitana, ukamubwira uti se runaka urifuza ko twazabyara abana bangahe? Urifuza ko twazabyara abana bangahe? Imana iramutse iduhaye abana, wumva twabyara abana bangahe? Ese ukongera ukamubaza ko abana batangwa n'Uwiteka mu gihe tutabonye abana, urumva uzabasha gukaruma icyo kintu ukakihanganira ku buryo utansiga, ku buryo utajya gushakisha umwana ahandi? Icyo kintu mugomba kukiganiraho, kuko ababyeyi bose bajya mu ngo ntabwo bose babona abana. Hari ababura abana, hari n'abagira umugisha bakababona. Ugomba kuganira kuri icyo kintu. Hahandi iyo mugeze mu rugo mukagirirwa umugisha mukabona abo bana Imana ibahaye, biranezeza. Niyo mubabuze ntugire ikikango cyinshi cy'uko ari bukubanire nabi. Rero ugomba kumubaza, ese mu gihe tubabuze twakadapta abana bandi, cyangwa se twafata bamwe muri famiye tukabarera? Urumva mukaganira ku kintu kijyanye n'abana. Ikintu kijyanye n'abana ni ikintu giteranya hagati y'umugabo n'umugore iyo babuze. Rero iyo muri fiançailles muganiriye neza, ntabwo ugira ikibazo cy'uko uri bubone umwana cyangwa uri bumugure, kubera yuko uba ufite umuntu ugufasha ukuboko, uba ufite umuntu muri kumwe. Rero icyo ngicyo ni ikintu mugomba kuganiraho cyane cyane pe. Ikindi kintu ukwiriye kubaza kope wawe, ngomba kumubaza uti se ubundi ku busanzwe niki ukunda, mbega iyo ukunda umugore wambara ute? Urifuza ko najya nambara ute mu rugo? Rero ntabwo abantu twashimisha abantu bose, ariko iyo uri kumwe n'umupatina wawe akunda ibyo ukora cyangwa se akunda uko wambara, akunda mbega abandi ibyo bakuvugaho byose, ariko iwe abishyigikiye, ntacyo bitwara. Ukunda umugore wambara ute? Ese ukunda umugore wikwiza? Ese ubona mbega wifuza ko umufasha wazajya yiyambika ute? Wifuza ko, ese hari abamama bambara ibintu bigufi, kandi abantu benshi kuri ino si, abantu benshi hari igihe bareba umumama wambaye ibintu bigufi bagatekereza uti uriya mugore yarananiranye, uriya mugore ni indaya, uriya mugore ni iki. Kandi hari n'ababyambara, hari n'abambara ibyo bintu bigufi ariko ugasanga ni abantu biyubashye, ugasanga ni wa muntu utaciye inyuma umutware we. Rero imyambarire n'imyitwarire y'umuntu ni ibintu mbona byari ibintu bitandukanye. Urumva? Rero ashobora kuba umukope wawe cyangwa se umutware wawe akunda umuntu wambara yikwije, hakaba n'undi
ukunda umuntu wambara ibintu bigufi ariko bitari bigufi cyane. Mbega nyine buri musore agenda akunda uko umuntu agenda agira ibyo akunda. Rero ugomba kumubaza ati ngomba kujya ndangwa n'imyambarire imeze ute? Mbega nyine ukamubaza kuri icyo kintu, yarangiza akakubwira byaterwa n'ibyo nyine ashaka kukubwira, byaterwa n'uburyo nyine, byaterwa n'igisubizo ari buguhereze. Nguko rero ibibazo ni ibyo ngibyo wabaza, gusa ibibazo ni byinshi cyane, ariko reka wenda ncumbikira aha ngaha. Gusa icyo nababwira cyo ni kimwe, urugo ntabwo abantu bose bajya mu rugo ngo bajye bubaka urugo, ntabwo ari ziriya gahunda zo mu buriri gusa ziba zikenewe. Mbonereho no kubivuga, ntabwo ari ziriya gahunda gusa zo mu buriri ziba zikenewe. Ushobora kuba uri umugore w'umunyamwanda bigatuma utandukana n'umutware wawe. Ushobora kuba uri umugore uhubuka mu byo uvuga, umugore w'ingare, bigatuma utandukana n'umugabo wawe cyangwa se na fiancé wawe. Ushobora kuba uri umugore utazi kwakira neza abagannye urugo rwawe, bikaba byatuma utandukana n'umutware wawe. Ushobora kuba uri umugore udafite discipline, wenda famiye y'umugabo iraza bakaba ari abantu usuzugura cyane, abantu udahereza agaciro. Ibyo ngibyo bigatuma ni byinshi bitera divorce, ni byinshi. Mbega nyine ibyo ngibyo bikaba byatuma utandukana n'umutware wawe. Rero ku kigendanye na discipline irakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo ari muri relation gusa y'abakundana, no mu bundi buryo busanzwe irakenewe. Ariko ikintu cyose kigufasha muri byose ni uburyo bwo guca bugufi, kuko niyo relation urimo cyangwa se urwo rugo ugiye kujyamo, ntago, kuko na Bibiliya iravuga uti umugabo utegetswe gukunda umugore wawe, nawe umugore utegetswe kugandukira umutware wawe. Iyo uciye bugufi ukareka kuba ingare cyane, ikindi kandi ukumva cyane, ugategera ugatinda kuvuga, ukumva cyane, ukamenya ibyo uvuga, birafasha. Rero bigacumbikira aha, ibibazo ni ibyo ngibyo, byari byinshi. Bazakenera ko twibanda no ku bindi bibazo, muzanyandikira muri comment, mukore like, mukore share, mukore subscribe.